ndagusuje uri muranyumva muri aka kanya n'iby'agaciro kukugira hano kuri Rwanda Cinema, by'umwihariko muri iki kiganiro twise amakuru n'amateka. Miss Nishimwe Naomi, murabizi ko Nishimwe Naomi yabaye Miss 2020, abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Miss Nishimwe Naomi yasangije abamukurikira ifoto y'umusore yihebeye, ifoto y'umusore ashyiraho akamenyetso k'umutima ubusanzwe gakoreshwa n'abakundana, kagaragaza ko ari mu rukundo n'uno musore ubona ko agaragara neza cyane. Nk'uko mubireba rero mu mafoto urabona ko ari couple, ni couple rwose imeze neza, n'abantu baberanye cyane. Uyu musore rero utagira ngo ni umuntu usanzwe, ni umuntu uciriritse gusa, icyo wamenya ni uko ari umusore nawe wize, kandi ni umusore ubona ko afite akazoza bitewe n'ibikorwa bye. Uyu musore rero uri mu rukundo na Miss Nishimwe Naomi bamwita Michael Tesfaye, yewe banaherutse kugaragara bari kumwe mu birori byo gutanga ikamba rya Miss Rwanda 2022. ejo bundi ngira ngo abari bitabiriye ibi birori byo kwambika ikamba Nshuti Muheto Divine wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022, iyi couple barayibonye gusa nyine abantu ntago bamenye ibyari byo. Gusa Miss Nishimwe Naomi tayari nyine yabishyize hanze, yabitangaje, yagaragaje ko uyu musore amukunda kandi nawe amukunda, yewe yemera ko isi yose ibimenya. Nk'uko nabikubwiye, uyu musore ukundana na Miss Nishimwe Naomi bamwita Michael Tesfaye, ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Uri kumva ko ari umusore nawe udaciriritse, ari umusore uzi ubwenge. Yize muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza, ariko muri iki gihe asigaye yibera hano iwacu mu Rwanda nyine kugira ngo yite ku mukunzi we Naomi. Uyu musore kandi afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima, irimo n'uwo afatanya na Miss Akariza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri kumva ko ari umusore ufite ibitekerezo kandi ari umusore ukwiranye na Miss wacu Nishimwe Naomi. Ikindi kuri uyu musore, ikindi wamenya, uyu musore mu minsi yashize yakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nk'uwimenyereza umwuga. Yakoze mu gihe cy'amezi 4 muri 2018. Si kenshi uyu mu minsi wacu Nishimwe Naomi yakunze kugaragaza ubuzima bwe bw'urukundo, ariko muri iyi minsi nyine tayari urukundo rwamuganjije, amarangamutima ye yose ayereka isi yose, yereka abakunzi be ko ari mu rukundo n'uwitwa Michael Tesfaye. Nishimwe Naomi tayari nyine uruhande ahengamiyemo yamaze kurwereka isi yose mu bijyanye n'umusore yiyumvamo kandi akunda. Ubwo abandi ba Miss twavuga nka Mutesi Jolly ndetse na Nshuti Divine Muheto, nabo nyine umunsi uzagera umutima nyine ubategeka yuko babigaragariza abakunzi babo. Yes, reka ngushimire gukomeza kubana natwe mwiseguraho kubw'akabazo ka gripe. Muri kumva ko ijwi ritameze neza, gusa mba ngomba kugerezaho amakuru ku gihe nk'uko nabyemeye. Reka ngushimire rero cyane, nyibutsa gukora subscribe nimba utarabikora, like, share na comment nabyo ni ingenzi. Imana ikomeze ikurinde. Njye ndi Niyomugabo Celestin nk'ibisanzwe. Ciao ciao.